Shalom, shalom, twabaramukije, mugire umugisha, mugire n'amahoro, ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Amazina yanjye banita Evangeliste William Muyoboka Imana mu Rwanashaka. Tubahaye ikaze hano muri channel zacu za YouTube, muri studio ya channel yacu ya YouTube. Ushobora gukanda subscribe, share, comment kuri Des Anges TV show ndetse no kuri Muyoboke TV. Ntubyibagirwe, aho niho tugiye kuza dukorera ibiganiro zacu intro nyinshi zishoboka. Twari twarasinzirije channel, twarajyanye, twarasinziriye, ariko bibaye ngombwa ko tugaruka. Nawe rero utuzeho, buri munsi uzunyuraho nimugoroba ukubite wijisho, uzoza usanga twashizeho video itarambiranye y'iminota itarenze 20. Bavandimwe rero, ndagira ngo tugende tuganira utuntu twinshi dutandukanye, ariko ijisho hanyuma ngaterura ikiganiro c'undi muntu nkakidiskitaho nkakirezima cyangwa nkagikorera analyse direct. Nzaba mpamagaye intambara n'uwo muntu iyo nkoze analyse iri negative. Inshuti yanjye uzankurikira aho uzaba uri hose, nimba ushaka kuzaba mu buzima buzira intambara, ntuzigere ukora analyse ku muntu uwo ari we wese. Ntuzigere ukora comment ku muntu uwo ari we wese. Umva ikintu wakora, nunaramuka uyikoze comment cyangwa analyse izaba iri positive, bityo uzabaho nta ntambara ugirana n'umuntu. Niwiga gukora analyse mu buryo buri positive, bizagukururira igikundiro. Igikundiro kigira ibintu bikizana. Abantu benshi bakunda gukundwa nyamara badafite ibintu byatuma bakundwa. Ukenera ko abantu bakuzaho ariko ntufite ibintu bibakurura, ahubwo ufite ibibirukana. Mu gihe cyose uzahora ukora analyse ziri negative ku muntu uwo ari we wese, ni intambara n'urwango uzaba wikururiye rudafite n'inyungu n'imwe mu buzima bwawe. Kandi ibi nibyo bikunda kutubaho. Nimba ari topic zabuze, nimba ari content zabuze, sinzi ikintu cabuze, ugasanga umuntu sino muri cadre yacu bavuga ubutumwa gusa na hano ibi mwita ngo imihanda. Ugasanga umuntu aragiye ateruye ikiganiro undi muntu yakoze nico agiye kuganiraho, agiye gukritika direct. Uwo muntu ntiyarakuzi, uremye urwango. Kandi mureke babwire nk'abantu mwe, nyuma y'ibi biganiro dukora ubuzima buzakomeza. Ubuzima buzakomeza. Dushobora guhurira ahantu mu gacikane, uwo muntu wagukoreyeho analyse akeneye support yawe. So ico gihe kandi wararemye uwo muntu, waramuremyeho umwanzi. Bavandimwe muri Kristo Yesu, ntuzigere ukora analyse ku muntu iri negative. Uzaba wiremeye intambara zizira inyungu, uzaba wiremeye intambara zidafite umusaruro, uzaba ukreye urwango buri inshuro nyinshi. Nkunda kubibwira abantu, si ndi umusaza, ariko buri inshuro yose uzahagarara imbere ya kamera y'umuntu ya channel runaka, ugakora analyse, ugafata time yawe ukavuga ku wundi muntu, umuvuga nabi, umukritika, umunenga, n'urwango. Ibi ndabibabwira, yego si ndi umu expert kuri kamera, ariko sindi na mushasha kuri imbere ya kamera. Ngize nk'imyaka 3-2 mpagarara imbere ya kamera kuri Muyoboke TV, TikTok, izi channel ntoya dukunda kunyuzaho ibiganiro byacu. Uyu munsi tugize n'umugisha turi kuri Des Anges, ariko wowe muntu uzadukurikira ntuziremera intambara zidafite umusaruro. Nkunda gusetsa abantu mu bintu bigaragaza ko umuntu ari injiji. Ni umuntu urwana intambara idafite icimutwara. Ni umuntu urwana intambara idafite icimumare. Ni umuntu urwana intambara idafite ikimuhungabanyije. So
ugasanga ufashe ikiganiro ukuye kuri channel runaka, ukurikiye umuntu ari kuri channel runaka, ugiye kumukorera analyze ku yindi channel. Ni intambara wiremeye, uri muri remerura abanzi. Kandi umuntu muzima ntiyiremera abanzi, ahubwo umuntu yiremera inshuti. Rero bavandimwe, abantu dusangiye uyu muhanda niko mubyita, ari n'abavuga butumwa ujye usanga kugira ngo umuntu atubwire Yesu, atubwire Bible, aragiye ashatse inkuru ziri ku masitati y'abantu, aragiye ashatse abakotoye, ashatse abantu bavuze ibintu bidafatika nibazanye mu ikanisa. Njya nkunda kuvuga ngo ese Bible yabaye ntoya. Okay, ntabwo ndi kwivuga, ariko inshuro nyinshi nagiye mbwiriza. Nta nubwo nkunda kugera ahantu nasomye, mba ndi kugwana n'iminota 40 numva inkuru zo muri Bibiliya zabaye nyinshi. Bavandimwe muri Kristo Yesu, hari umushuti wanjye witwa Karisa. Aho ari Karisa ndamuramutsa, nigeze kumubaza Karisa mbwira impamvu wafollowinze, impamvu ahantu nja kubwiriza wumva ko twajana. Arambwira ati William, inshuro zose wabwirije sinigeze numva mu kanwa kawe habamo kunenga, mu kanwa kawe habamo kuvuga abandi bantu. Uvuga Bible tukitahira, ukongera ukavuga Bible tukitahira. Rero bavandimwe, bashuti banjye, bene data dusangiye uyu murimo w'Imana, bene data dusangiye YouTube, tuhurira kuri YouTube, aba TikToker, abantu baba kuri Facebook, abantu bakoresha media. Nimba ukeneye kubaho mu buzima bw'amahoro, nimba ukeneye kubaho mu buzima buzira intambara, nimba ukeneye kubaho mu buzima bwiza buzira intambara z'amafuti, uzirinde gukora analyze ku muntu. Shaka topic zawe, nimba nazo uvuge ku biti, ibiti nibishira uvuge ku nka, nizishiruje mu birungu uvuge ku ngagi. Uzabaho mu mahoro y'Imana. Wirinde kuzana amadega yabereye ku yandi macano, wirinde kuzana amadefo abantu bakora, ubyirinde. Use nawe utabibona, ukreye content zawe person zidafite aho zihuriye n'undi muntu. Nukuri kw'Imana nta ntambara uzagira. Ariko mu gihe cyose uzakritika William, ukankritika, nubwo ntoza hano kuri kamera ngo musubize, ariko mu mutima wanjye nzakwanga bikomeye. Nanjye ningukritika, nubwo utoza hano kuri kamera ngo usubize, ariko uzamenye ko uwo muntu wakrititse ntazigera gukunda habe namba. Rero bavandimwe, nimba unakoze analyze ku muntu, ugatinyuka mu kanwa kawe ukavuga umuntu, vuga kote foroze gusa, uvuge kote foroze, negatife zihorere. Rero tugira abanzi tugira abantu tuba tubona batwanga, ariko tutazi impamvu batwanga. Ukabona umuntu yakuvuyeho, ukabona abantu bakuvuyeho, ukabona abantu barakwanga. Why? Ntabwo nshobora kukuvuga neza, muje kundega muri ribu, unjane mu manza, ariko ibi byose biba byari bibigiye twafashe kote negatife za bagenzi bacu tukazizana hano kuri kamera, twibyariye intambara z'amafuti. Mwene data uzumva iyi video, mwashaka azaba ari umuntu umwe cyangwa babiri, ariko we uzagira umugisha wo kumva aya magambo, ntuzihamagarire intambara zidafite shinge na rugero. Igihe cyose ugiye kuvuga umuntu, vuga umuntu neza. Mu gihe cyose ugiye kuvuga umuntu, vuga umuntu neza. Ni ukuri kw'Imana, I promise you, uzagira inshuti. Reka mbabwire ibintu bine gusa bizana igikundiro. Nta muntu udakenera gukunda. Nanjye uri kubabwira nkeneye ko mu nkunda, nkeneye igikundiro, nkeneye favor, nkeneye favor y'Imana imbeho, nkeneye ubwiza bw'Imana. Hari ibintu rero bizana igikundiro. Sometimes abantu dukenera igikundiro, dukenera gukundwa, dukenera abantu badukunda, ariko mu by'ukuri ntidufite ibintu bituma abantu bakururuka cyangwa baza. Niyo baje bakurwa n'iswego bagasanga ibitendo n'ibibaya bagahunga. Hari ibintu bine bizana gukundwa, ugakundwa. Number 1, ikintu kizana igikundiro wa muntu uri kumurikira, icyambere gituma umuntu akundwa ni amagambo meza ava mu kanwa ke. Iyo uvuze amagambo meza, amagambo akuvamo, amagambo usohora meza, ayo magambo kuri we uyavuze akuzanira gukundwa,
kuyakiriye bikamuzanira ubuzima. Nyabwira abantu, papa wanjye w'umusaje yarambwiye ngo ijambo ryiza ni igishoro ku muntu ucitse intege. Ushobora gusanga umuntu acitse intege wamubwira ijambo ryiza nta n'amafaranga wamuhaye akanezerwa, uwari bwiyahura akabireka. Reka mbahereze example. Twese tuja mu kiriyo ahantu hapfuye umuntu, tukabwira uwafushije ngo yangane, kandi umugabo gaca tukamutwara rusororo cyangwa umwana cyangwa umugore, ariko wa muntu kubera za wihangane nyinshi, uyaraje ambwiye komera, uyaraje komera, tukamuhurizaho amagambo meza, imibabaro igahunga. Mu by'ukuri ntituzuye uwapfuye, ariko rangaje amagambo dusohora aramwubaka. Bavandimwe muri Kristo Yesu, before kusohora ijambo banza uvuge ngo iri jambo ngiye gusohora hari umuntu ryubaka, hari umuntu rikomeza, hari umuntu rigarurira espoir, hari umuntu rigarurira ubuzima. Rero nshuti mushiki wanjye muvandimwe, buri kuzavuga amagambo meza, buri kuzavuga amagambo meza, wewe uri kuyavuga bizaguheza gukundwa. Nuyakiriye bizamuhereza ubuzima. Nkunda kubaza abantu baba TikTok bakunda kumfollowinga nk'abaza nakurikiye iki kuri Muyoboke TV. Mu by'ukuri nta mafaranga ngira, abanzi bazi ko nahondaguwe, narajwigiriye, isura ni hafi ya ntayo, igihagararo ni hafi ya ntaco, ariko umubare munini w'abantu banegera na amagambo meza bajya bankurikiraho. Nahuye n'abantu b'amatestimony, umuntu akakubwira ngo urugo rwanjye rwari rugiye gusenyuka, ariko duhuye n'amagambo yawe twongera kugira communication hagati y'umugabo n'umugore, urugo rubaho. Nahuye n'abantu bamubuhamya bambwira ngo twari tugiye kwiyahura, duhuye n'amagambo yawe twumva ubuzima buragarutse. Nahisemo nje mimi nimechagua binafsi kuongea maneno mazuri, nahisemo kuvuga amagambo meza. Why? Ijambo ryiza rizana igikundiro kurivuze. Nshuti uri kunyumva, ukeneye gukundwa, iga kuvuga neza. Ibaze kugira umugabo uvuga nabi gusa, wiganira gutaha nubwo yaba asa na marayika, ariko avuga nabi. Uzi kugira umugore uvuga nabi, ya my friend, ubwo rugo rwahita ruba ikigo cya gisirikare, ni intambara. Iga kuvuga neza. Kuvuga neza bikurura igikundiro. Ukeneye gukundwa, ukeneye ko abantu bakwegera, jifunze kuongea vizuri. Niwiga kuvuga neza, niwiga kuvuga amagambo meza, I promise you, ndagusezeranyije nukuri kandi kw'Imana uzabona umubare w'abantu guhungira. Hariho umuntu uvuga ngo reka mpungire kwa Muyoboke, yego nta mafaranga afite ari bumbe, ariko ndabizi ijambo ari bumbwire rirande mu mutima. Ariko mureke mbabwize uko uzi kubura amafaranga w'abantu ukabura n'amagambo meza. Niba uri kumva iyi video uri kumwe n'umuntu, mumbwire ngo ko amagambo meza batayarangura, ko nta facture, niki kikunaniza ngo ubwire uwo muntu mubana umunsi ku wundi amagambo meza. Jamais hari ikintu ukwiriye no kwibuka, erega abantu bakwegereye nimuzahorana. Ni ukuri uwo mugabo washatse nimuzahorana, uwo mugore washatse nimuzahorana, abo bana nimuzahorana, uzasaza upfe ubasige nabo. Hari impamvu nyinshi kuri isi zituma umuntu atandukana n'undi. Tufite abantu, abagabo baba hanze, abagore bakaba hano, cyangwa abagore bakaba hanze, hari impamvu nyinshi zituma uwo muntu mutari kumwe. Hari akazi kabatandukanye, hari indwara, hari ibibazo byinshi. Mu gihe rero uri kumwe n'uwo muntu, iga kumubwira amagambo meza, iga kumubwira amagambo meza akurura igikundiro. Amagambo meza akurura igikundiro. Amagambo meza akurura igikundiro. Amen. Amagambo meza usibye n'igikundiro gusa azana ubuzima kuyakiriye. Rero uzasanga umubare munini w'abantu ahantu uzazuba wicaye bose bakwegereye bashaka kumva amagambo babwira. Mu by'ukuri iyo uvuze ijambo ryiza si wowe ryubaka gusa, n'uritegereye riramwubaka. Dufite abantu twagiye ducikaho kubera amagambo mabi. Umuntu akakubwira ijambo akagira ngo ni igisasu, kavuga uyu munyagwa na sore, uyu mwene data. Iri jambo bene data, iri jambo ryiza bizana igikundiro kurivuze, bigatanga ubuzima kuryakiriye. Icyakabiri babwira utuntu tune gusa soza bizana igikundiro. Abantu rero benshi bakunda gukundwa ariko badafite
ikintu gikurura ema asuma kusuma kikurura abo bantu. Icya kabiri kizana igikundiro ni ukwiga kuvuga abandi bantu neza, kwiga kuvuga kote foro z'abagenzi bawe. Iyo mureke babwize ukuri, iyo umuntu ari kuvuga neza na umuntu akambwira ati narindi kumwe n'umuntu yarimo kuvuga neza, direct mpita mukunda iki yarimo avuga neza. So nawe iyo bakuvuze neza wumva iki, wa muntu uri kumurikira. Iyo bakubwiye ngo runaka yarimo kuvuga neza wumva uwo muntu wamugabira. So nimba ukeneye ko abantu bagukunda, tangira wige kuvuga bagenzi bawe neza, wivuga intege nke zabo. nawe nturi shasha, uzi wowe amateka ufite ukunangana ni menshi. Oh Jehova, bavandimwe muri Kristo Yesu, jifunze kuongea tabia nzuri za marafiki yako, iga kuvuga ingeso nziza za bagenzi bawe. Reka mubwire ikintu kimwe, iyo uvuze neza muyoboke, ukaja kuri media ukavuga neza muyoboke, abantu bose bankunda bahita bagukunda. Ariko umunsi wavuze nabi, abakunzi banje direct bahita baba abanzi bawe, uba wiyongereye abanzi. Ariko inyuma y'umuntu wahisha abandi bantu, inyuma ya muyoboke hari ibihumbi 100 binkurikira, hari ibihumbi byinshi by'abantu bimfollowinga. Iyo uvuze neza, bya bihumbi bindi inyuma bihita bigukunda. Donc uri muri igarurira imitima y'abantu utazi. Inshuti yanjye, ntuzafata umwanya wawe ngo uvuge bagenzi bawe nabi. Iyo ni ingeso yateye y'abadayimoni y'umwanda takataka. Jifunze kuongea marafiki zako vizuri, iga kuvuga neza abandi bantu, uvuge kote foro zabo. Ico gihe bizakujarira umubare mwinshi w'abantu. Icya gatatu kizana gukunda ni ikintu bita smartness. Wige kugira isuku, wige kuba proper. Smartness, ube mwiza, witeho, wikunde, ujibambe, witake, umere nk'indabo. Ubwiza bw'Imana nubwo wishakiye byose umeranye, bizatuma abantu bakwegera. We umere neza, use neza. Wa mugore we nugira isuku, umugabo wawe azagumana nawe. Ariko uzi kugira umugore ugira umwanda, ugasanga amasahani ari mu ntebe, amashuka ari munsi y'igitanda, isogesi rimwe riri mu muryango w'igipangu, irindi riri mu gikoni. Panga ibintu byawe, ugire discipline. Buri kintu cyose kigiraho kibarizo. Icyo kintu kizaguheza gukunda. Ikunde bizakongerera. Bibiliya ijambo izivuga, kera sinakaza nyumva ariko usigaye nyumva, bivuga ngo ufite azongerera. Umuntu wikunda ni ubona urukundo. Ngo kandi udafite azamburwa n'ibyo afite. Sinjye wanditse ico gipande. So ikintu cya gatatu rero kizana gukundwa, kizana kwegerwa ni isuku. Ugira isuku, ume umunyesuku, smartness. Ugira ipantaro imwe ariko ibe ikeye, ishati imwe ikeye, ugire isuku. Icya kane nzakibabwira ubutaha. Shalom, shalom, I love you. Ntiwibagirwe gukora subscribe Des Anges TV show, Muyoboke TV show. Turabakunda, nukuri turabakunda. Nukuri turabakunda. Wewe muntu uzoreba ino TV turagukunda.